Ese waba wari uzi impamvu Mose atabashije kwinjira mu gihugu cy'isezerano ahubwo akaharebesha amaso gusa? Byatewe n'iki? Imana se yabidasohoza icyo yavuganye n'abayo? Reka tubane muri iyi nkuru urasoza usobanukiwe isomo rikomeye rijyanye no kubaha ijambo ry'Imana, ndetse ukande follow kugira ngo dukomeze gufatanya kwamamaza ubutumwa bwiza. Mose yari umuyobozi ukomeye mu mateka y'abantu b'Imana, yoherejwe gukura ubwoko bw'Imana mu bubata bwa Farawo akabageza i Kanani mu gihugu cy'isezerano. Yatandukanije inyanja itukura, ayobora Abisirayeli mu butayu imyaka 40. Nubwo abantu bakomeje kugenda bitotomba bamugora, we yakomeje kuba umwizerwa no kunamba ku muhamagaro we. Mu nzira uyu muyobozi udasanzwe yaje gutakaza isezerano rye akanya gato bitewe n'uburakari bwaje mu mutima we kubera abantu bamuteshaga umutwe. Bari Kadeshi, abantu bitotomba bataka inyota bamusakuriza cyane. Imana kandi yari yaratanze isezerano risobanutse iti, enda ya nkoni wowe na Aroni mwene so muteranye iteraniro, mubwirire igitare mu maso yabo kivusha amazi yacyo, ubakurira amazi muri icyo gitare, aba ariko uha iteraniro n'amatungo yaryo amazi. Amabwiriza yari yoroshye ariko yangizwa n'ubukubaganyi no kutumvira kw'abantu b'Imana, ndetse Mose yemerera amarangamutima ye gusumba kubaha Imana kwe kubera uburakari abantu bari bamuteje. Mose arababwira ati, nimwumve mwabagome mwe, muri iki gitare twabakuriramo amazi? Mose amanika ukuboko akubita icyo gitare inkoni ye kabiri kivusha amazi menshi, iteraniro riranywa ryuhira n'amatungo yaryo. Ikosa rya Mose ku Mana ryari riremereye pe, kuko Imana ku bantu bayo babandi bayoboye abandi, Imana ibabaza ibikomeye kurenza abandi bose. Rero Mose yananiwe guhesha Imana icyubahiro imbere y'abantu, akurikiza umujinya n'amarangamutima ye kuruta gukurikiza ijambo ry'Imana nk'uko yategetswe. Muri uwo mwanya Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, kuko mutanyizeye ngo mwerekanire kwera kwanjye mu maso y'Abisirayeli, ntimuzajyanira iteraniro mu gihugu mbahaye. Byarirangira ribabaje cyane pe, kubona Imana yagutuma warangiza ukananirwa kugeraho yari yagutumye. Mose ntiyabashije kwinjira mu gihugu cy'isezerano, yemerewe kuharebesha amaso gusa. Isomo twakuramo hano, Imana nikoresha ibyo wagezeho kugira ngo bibe urwitwazo rwo kutubaha. Kuri yo umutima uyubaha uruta intsinzi iyo ari yo yose wageraho nk'umuntu. Amahitamo yawe ntiyakwigera asimbura itegeko n'ubushake bw'Imana cyangwa ijambo ryayo. Ese urifuza kubaha Imana uyu munsi? Siga komenti n'igihamya cyo kwizera kwawe, ndetse udusangize icyo wize muri iyi nkuru kugira ngo dukomeze kwamamaza inkuru nziza.